ab'ijuru gikundiro adufashe niba ari mu mwanya mwiza asengere umwigisha w'ijambo. Okay, ndabona ashobora kuba adahari. Peace Kwitonda. Okay, oh sorry. Liliane washyiramo. Okay. Muri kunyumva neza se kandi ndi hari urusaku? Turi kumva. Okay, dusenge. Turagushimiye Kristo kubona umugoroba w'umugisha twongeye kubona kugira ngo dukomeze kwiga iby'agakiza kawe. Turagushimiye kubyo twize mu minsi itambutse, tugushimiye no kubyo tugiye kwiga nonaha. Turagusabye cyane kugira ngo ukomeze guhereza imbaraga umwigisha w'uyu munsi, ibyo dukennye, ibyo tutazi abitumenyeshe, hanyuma natwe tubashe guhindura imitekerereze, abe ari nako ubuzima bwacu buhinduka. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Amen, amen. Reka twakira Boss. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Numvise harimo abavuze, hari abandi batavuze, ariko twongere dusuhuzanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wow, 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 Hallelujah. wow, wow. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen, amen. Munyemerere n'ubundi nshimire Imana iduhaye umugoroba mwiza, umugoroba udasanzwe, umugoroba wo gusangira ibyanditswe byera, ari wo buzima bwacu, nibwo buzima bwacu, niyo mibereho yacu. Dushimira Imana itwemereye kugira ngo twongere tuboneke twese turi bazima. Buriya ni igitangaza gikomeye kubyuka uri muzima, hanyuma kandi ukabona n'uyu mwanya wo kujoyininga ahantu abera bateraniye. So turabishimira Imana cyane, dushimira ubuyobozi bw'iyi platform bukomeza kugaragaza umuhate, the zeal of God that comes from knowledge, ishyaka ry'Imana kandi riva mu bwenge. Turashima Imana. Abantu batangiye amasengesho, ndabizi ko atari ay'ubusa, ahubwo murakomeza kuzuzwa umuriro w'Imana ukomeze waka muri mwe mu izina rya Yesu. Muri umugisha. Munyemerere uyu munsi tuganire n'ubundi ijambo ry'Imana. Turaza kuvuga kuri understanding of the heart of God. Tugiye kuganira ku mutima w'Imana. Ntabwo ari ubwa mbere, dukunda kubivugaho cyane kuko ni imwe muri topic mvuga ngo ni ingenzi, cyangwa se irakenewe cyane ku bizera kugira ngo barusheho gusobanukirwa umutima w'Imana no kumenya umugambi w'Imana, gusobanukirwa umugambi w'Imana, kumenya the intent and the heart of God. So rero ni ingenzi cyane kuko misunderstanding zose ziboneka ntabwo ziba mu byanditswe. Misunderstanding, kutumvikana, kutavuga rumwe ku bintu, ibyo byose abantu batavugaho rumwe ntabwo biva mu byanditswe, ahubwo ni confusion iba mu mitima y'abantu, ni confusion iba mu mitima y'abantu ku bijyanye n'ibyanditswe. So igihe cyose usomye icyanditswe ukabonamo confusion, ukabonamo confusion, ntabwo iyo confusion iba iri mu byanditswe, ahubwo ibiri mu mutwe wawe, ibiri mu mutwe wawe ku bijyanye n'icyo cyanditswe. Ariko icyanditswe cyo cyanditswe neza, cyandikishijwe n'Imana. Ntabwo ibyanditswe byandikishijwe n'Imana byabamo confusion. Oya, kuko Imana
he is not the author of confusion. Ntabwo ari imana y'imivurungano, ntabwo ari imana ya confusion, ahubwo confusion ituruka mu busobanuro, in interpretation, kuko ibyanditswe dusoma dufite bikenera interpretation. So iyo rero interpretation itabonetse cyangwa se ikaboneka itariyo, itari ukuri, niho hava confusion. Kimwe mu bintu by'ingenzi abantu bakwiye kumenya Imana, bakamenya umutima wayo, bagasobanukirwa uko Imana iteye, kuko buri wese ahangaha uri kunyumva, buri wese unkurikiranye, uri ahangaha twateranye, azi Imana bingana nuko yayisobanuriwe. Buri muntu wese uri ahangaha uzi Imana bingana nuko wayisobanuriwe, kandi ubona Imana bingana nuko wayisobanuriwe. Nta muntu ushobora kubona Imana biruta uko ayizi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga hari ibintu byinshi Imana ikora mu buzima bw'abantu ntibabibone kubera yuko batayizi. So ntushobora kubona imirimo y'Imana utayizi. So utangira kubona Imana neza, cyangwa se utangira kubona ubunini bwayo n'ubugari bwayo bitewe n'uko uyizi, uko wayisobanuriye cyangwa se uko wayigishijwe. Twese we have the common knowledge about this, ko abantu bazi Imana mu buryo bugiye butandukanye, kandi ubu buryo bugiye butandukanye bwose bigishijwe bwaturutse mu byanditswe. Abantu bazi Imana nk'Imana irakara, kandi bakongera bakayimenya nk'Imana ifite urukundo, Imana igira ibyishimo. So ugasanga umuntu azi Imana, ariko uburyo ayizimo ayizi mu buryo bubiri. Azi Imana y'urukundo, kandi azi Imana idakinishwa, Imana inezerwa nimugoroba ikaba yarakaye. Imana uyu munsi yagusezeranya ikintu, hanyuma ejo ngo wagira icyo ukora ikaza ikakubwira ngo urabizi bya bindi nari nagusezeranije nabihinduye, bitewe n'uko witwaye nabi ntabwo bigisohoye. Abantu babwiwe Imana y'impande ebyiri, Imana ikubwira ngo nakurakariye kandi ushobora kutarangiza iki cyumweru uri muzima, hanyuma ngo wakiyiriza, wakambara ibigunira, hanyuma ku wa gatatu ngo ikohereza umuntu akaza akakubwira ngo nabihinduye, nabonye ko witanze, nabonye ko wahindutse, nanjye nabihinduye, ntabwo nkikwishe, dore ubaye muzima. Izi misunderstanding zose zigenda zigaragara mu byanditswe, ntabwo babivuga badafite icyanditswe kibishyigikira. Iyo umuntu avuze ngo Imana yahinduye, yisubiyeho, agahita azana icyanditswe cyo muri kivuga kuri Ezekiya, uburyo ngo yatakiye Imana, ngo Yesaya amaze kumuha ubuhanuzi bw'uko atunganya iby'inzu yiwe, agiye gupfa atazakira. Hanyuma ngo bitewe n'ukuntu ngo yasenze, ngo akibutsa Imana imirimo, ngo bituma Imana imwongerera imyaka 15 yo kubaho. Muri make, iyo wumvise iyo vindication y'icyo cyanditswe, cyangwa se y'iyo narrative ivuga yuko Imana ishobora guhindura ibyo yari yagambiriye kubera imyitwarire yawe, bagasoma icyo cyanditswe kigaragara nka vindication, cyangwa se ikirengera iyo narrative cyangwa se iyo myizerere, ariko mu by'ukuri byose bikaba bikomoka mu busobanuro butari bwo bw'ibyanditswe. Kuko Imana iteye uko ntabwo yaba ikiri Imana. Gituma Imana iba Imana nuko ari Imana idahinduka. Imana ishimwe cyane. Ni Imana idahindurwa n'abantu. Ni Imana itareactinga. God does not react.
ntabwo imana ireactinga ku byo umuntu akoze. Abantu bigishijwe ya mana ngo umare igihe utayiha ngo ikajya ikurebera hirya yarakaye, ikamekinga shuwa ko nawe ikwima, hanyuma ngo umunsi ngo watangiye nawe kuyiha ngo yareba inote z'umutuku ebana igasimbukira mu birere, yareba idolari ikishima ikavuga ngo ikintu ukoze uyu munsi kinkoze ku mutima, mbonye amadolari nanjye ndahinduye, ngiye kugira gute, ngiye kukunezeza. Iyo tuvuze aya magambo ntabwo tuba turimo guca ntabwo tuba turimo gutesha agaciro gutanga, oya, ahubwo hari itegeko ryo mu mana ryasetinzwe n'Imana mbere y'uko utanga, rivuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. So iryo ni itegeko riri seti, ryamaze gusetingwa, ntabwo rikora kuko watanze, ahubwo ukora urisanga already rihari. So rero iyo uhawe umugisha, iyo wongerewe kuko wafashije abakene, kuko wakoze umurimo w'Imana, watanze muri ministry, muri gospel, ntabwo biba bije kuko Imana ibonye ibyo wakoze, ahubwo biba bije kubera yuko ari itegeko ryamaze gusetingwa mu bumana yuko gutanga bihesha umugisha. Ntabwo ari Imana iri kureactinga ku byo wakoze, ahubwo hi proact yakoze mbere, twebwe ni twebwe tureactinga ku byo Imana yamaze gukora. Yeah, somebody has got it. God bless you. So rero iyi myumvire yose igenda ifite ibyanditswe biyivindicatinga cyangwa se biyemeza, biyishimangira, ariko navuze yuko uku gushimangira kw'iyo myumvire itagaragaza karakteri y'Imana yose ishibuka mu gusobanura nabi ibyanditswe. Niyo mpamvu tugenda tubona warning zitandukanye mu byanditswe zivuga ngo mubanze mumenye yuko nta buhanuzi bwo mu byanditswe bushobora gusobanurwa uko umuntu yishakiye. No prophecy of scripture that has any private origin. Mu yandi magambo, ntago ubuhanuzi bwose nta na bumwe bufite aho bukomoka hari strange, bwose bukomoka mu Mana, kandi ibikomoka mu Mana ni bimwe. Ibikomoka mu Mana ni bimwe, ntago ari mixed. Ntago mu Mana hakomokamo urupfu ngo hakomokemo n'ubuzima, ntago mu Mana hakomokamo gutabara ngo hakomokemo no kurimbura. Niyo mpamvu Yesu yakomeje abaza abigishwa ibibazo, agerageza kubereka umutima w'Imana, akababaza ngo mbese mwiriba rimwe. Ndumva ari Yakobo niwe wabajije ayo magambo, niwe wabajije Yakobo, niwe wabajije icyo kibazo, arabaza ngo mbese mwiriba rimwe havamo amazi aryoshye hakavamo n'amazi akereta. Yari arimo kugerageza kwereka abantu ko mu Mana bidashoboka yuko havamo ibintu bigiye bitandukanye. Mu Mana havamo ikintu kimwe, aricyo tuje kureba muri introduction y'uyu munsi. Nduzi ko ari nka introduction, ariko kandi turagerageza kugenda dusobanura ijambo kurindi kugira ngo dusobanukirwe. Now, bamwe bazi Imana nk'Imana iteye ubwoba. Hanyuma uku gutera ubwoba, bimwe mu bintu bikomeye cyane muri Bible interpretation umuntu akwiye kwitondera, it's a language, ururimi. Misunderstanding nyinshi cyane ziri mu bizera zaturutse mu byanditswe, ariko kandi ibi byanditswe ntabwo byo ubwabyo bifite misunderstanding, ahubwo misunderstanding ishingiye kuri interpretation. Interpretation y'ururimi, bafashe ururimi barusobanura nyine uko nguko. Mbibutse bene data, Bibiliya yanditswe mu Giheburayo no mu Kigiriki n'imirongo mike mu Cyaramayike, ariko mainly Ikigiriki n'Igiheburayo ni indimi ziri kuri dimension ya 9, kandi
izi ndimi ngo ziri kuri dimension, zirakize cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo ijambo rimwe rishobora gusobanura amagambo menshi mu ndimi zacu. Nabivuze nimugoroba. Rero iyo utasobanukiwe ururimi, kuko aba bantu basobanuraga bashyira mu ndimi zacu, urugero mu cyongereza cyangwa se mu kinyarwanda, bageragezaga gushaka ijambo bakoreshaho riri buze gusobanura ibyavuzwe mu Giheburayo, ariko kandi bitabaye byinshi, bityo bigatuma babona ijambo umuntu aramutse asomye gusa gutyo akarisobanura mu kinyarwanda nk'ikinyarwanda cyacu, ahita abonamo ibindi bisobanuro, bikarangira ubusobanuro bw'icyanditswe cy'umwimerere butakaye. Now, abantu bazi nk'Imana iteye ubwoba babikuye mu byanditswe. Hari icyanditswe kiri mu Gutegeka kwa 2:10-17, nubwo ibyanditswe bibivuga hari byinshi, reka bari cyo twifashisha dusome. Aravuga ngo kuko Uwiteka Imana yanyu ari Imana nyamana, ni umwami w'abami, ni Imana ikomeye y'inyambaraga nyinshi, iteye ubwoba, itita ku cyubahiro cy'umuntu, idahongerwa. Mani magambo, ni Imana itarya ruswa. Wow, I like this character. Nkunda ukuntu uyu mwanditsi yavuze. Yaravuze ngo Imana yanyu ni Imana nyamana. Oh, haleluya. Mfitiye amakuru meza umuntu uteze amatwi aya materaniro y'uyu munsi, ngo nkubwire ngo Imana yawe ni Imana nyamana. Glory to God. Ni umwami w'abami. Nasobanuye umwami w'abami icyo bisobanuye. Yaduhinduye abami n'abatambyi. Iyo tuvuze ngo ni umwami w'abami, tuba tuvuze ngo ni umwami wacu. Ni umwami wacu, umwami w'abami. Ni Imana ikomeye y'inyembaraga nyinshi. Ni Imana ikomeye y'inyembaraga nyinshi. Ibigusumira, ibigutera, ibikuzengurutse, nta na kimwe kirusha imbaraga. Ni Imana y'inyambaraga nyinshi. Hanyuma bagahita bavuga ngo iteye ubwoba. So muri context iri jambo iteye ubwoba, uko risobanurwa n'abanyedini, bakavuga ngo ni Imana iteye ubwoba, ntabwo ariko riri muri context. Muri iyi context bari baravuga karakteri y'Imana, barimo baravuga ibigize Imana, uko Imana iteye. Uyu muntu yanezerewe, arimo arabwira Abisiraheli Imana yabo uko imeze. Iri jambo ni Imana iteye ubwoba, itita ku cyubahiro cy'umuntu. Ntabwo yita ku cyubahiro cy'umuntu. Mu yandi magambo, he does not respect a person. Ntabwo Imana yaba gukomera k'umuntu, ngo kandi ntabwo irya ruswa, ntabwo ihongerwa. Imana ishimwe cyane. So iri jambo rero iteye ubwoba ni ijambo ryakoreshejwe ry'Igiheburayo ryitwa Nora. Nora, ngira ngo mujya mwumva n'abantu bitwa ayo mazina, akaba yitwa Nora. Niba ngo ni ijambo, niryo jambo ryakoreshejwe ry'Igiheburayo risobanura iteye ubwoba, Imana iteye ubwoba. So tubigaruye mu Cyongereza, uku gutera ubwoba, it's a reverence. Ntabwo ari ugutera ubwoba nk'ubwoba bw'uguhinda umushyitsi, ahubwo it's a reverence, ni icyubahiro cyo ku rwego rwo hejuru. Ni Imana, he is an awesome God. He is an awesome God, greatly honored. So ntabwo ari ugutera ubwoba ngo uyirebye urahita wirukanka, ifite amaso y'umutuku, ifite inkoni yo kugukubita, iratontomye. Ntabwo ari ugutera ubwoba muri ubwo buryo, ahubwo ni icyubahiro gihambaye. Greatly honored. He is greatly honored. Urabona ko yari arimo avuga,
dushyize muri context yari arimo avuga uko Imana imeze. Ni Imana nyamana, ni umwami w'abami, ni Imana ikomeye y'inyembaraga nyinshi, y'icyubahiro kirenze uko twabitekereza, iteye ubwoba. So it's a figure of speech igaragaza uburyo Imana ifite icyubahiro kidasobanurwa n'amaso y'umuntu, kidasobanurwa n'ikaramu, umuntu ntiyacyandika ngo yandike uko kimeze. Aravuga ngo ni Imana itareba ku byubahiro by'abantu, kuko icyayo kimira ibyubahiro byose, ngo kandi ntabwo irya ruswa, ntabwo ari Imana ihongerwa. Imana ndimo gusunikwa guhanura, ariko reka mponore iri jambo mbere yuko nkomeza, reka ndihanure mu izina rya Yesu. Ni Imana idahongerwa, ntabwo ari Imana irya ruswa. Imana ishimwe cyane, aho igomba kukugeza izahakugeza. Nta muntu wakuvuga nabi, nta muntu watanga ruswa ngo ntibikunde. Ni Imana ikomeye, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari ijambo ryo kuvuga uhinda umushyitsi ubwoba bwakuze, kuko ubwoba ntabwo ari substance ikoze Imana. Ubwoba ntabwo ari imwe muri material ikoze Imana cyangwa se yubatse Imana. Niyo mpamvu bavuga ngo the fear does not come from God. Urukundo rutunganye rwose ntabwo rugira ubwoba, ntabwo twakiriye umwuka w'ubwoba. So ntabwo rero Imana yaba idakozwe n'ubwoba ngo habe hari ikintu kiyivaho kimeze nk'ubwoba. So ukugutera ubwoba, it's a figure of speech that show how God is greatly honored. Praise the Lord. So Hallelujah. Amen. Ntabwo ari byo kugira ubwoba ngo utinye nk'Imana yakwica, nk'Imana yakurangiza, nk'Imana yagira gute. Oya, ahubwo ukugutera ubwoba, it's a figure of speech that shows how God is greatly honored. Nora, the reverence of God. He is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. Hallelujah. Glory to God. Now, arindi jambo ngira ngo nabwo tuvuga dusobanureho gatoya. Abantu bazi Imana nk'Imana ifuha, hanyuma ukugufuha nako bagahita babishyira ko ari ugufuha nyine ku Kinyarwanda. Kwagufuha gutuma umuntu akubita undi cupa, kwagufuha gutuma umuntu atwara undi muri divorce, kwagufuha gutuma umuntu akubita undi urushyi, kwagufuha nyine kubi, kwagufuha kuza n'umujinya w'umuranduranzuzi. You see? Nabwo kandi babikura hehe? Mu byanditswe Gutegeka kwa 2:5 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Ari amagambo avuga ngo ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. 10 nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibihe ibihumbi. Now ndagira ngo tugende buhoro buhoro, tugende buhoro buhoro. Ntukabyikubita imbere. Ni igihe Imana yavuganaga n'ubwoko bwa Isiraheli, irimo ibabwira ku kijyanye na idolatry cyangwa se kuramya ibigirwamana. Arababwira ngo ntimukabyikubita imbere kandi ntimukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. So ukugufuha rero, iri jambo gufuha ni ijambo kana mu Giheburayo ryakoresheje kana, Qanna, kana. So ubusobanuro bw'iri jambo kana ni ukuvuga ngo bisobanura gusonzera cyane, ikintu usonzeye cyane, something that you are, ikintu ushaka cyane, ukunze cyane, usonzeye cyane.
cyangwa se bisobanura kugirira ishyaka rikomeye, kugira ishyaka rikomeye. Ariko iri shyaka akaba ari ishyaka ryo kurinda isano yo mu rukundo, isano yo mu rukundo. Kudaha umwanya uwo ari we wese usimbura uwo ukwiye gukunda cyangwa se uwo nguwo ukwiye gukundwa. Ngo Imana kuba ari Imana ifuha, yari ababwira ngo ntimukaranye ibigirwamana kuko jyewe Uwiteka ndi Imana ibitaho, nsonzeye relationship yanyu, mbafitiye ishyaka rikomeye, dufitanye isano n'urukundo bidasanzwe, ndabafuhira, ndabakunda ku rwego rwo hejuru. Glory to God. So rero iyo bavuze ngo ni Imana ifuha, bavuze ngo ni Imana igukunda ku buryo yumva nta kintu ukwiye kuyisimbuza, nayo ntacyo yagusimbuza. Shaledo salama. Imana igukunda ku rwego rw'uko ntacyo yagusimbuza, nta cyajya mu mwanya wawe, nayo rero yumva nta cyajya mu mwanya wayo mu buzima bwawe. Ntabwo risobanura gufuha kw'abantu, kwa gufuha kubi, ahubwo ni ugufuha kw'Imana bishingiye ku isezerano ry'urukundo. Imana irimo irinda umubano wayo nawe. Haleluya. So uku gufuha rero niko Imana ikoresha irinda umubano wayo ifitanye nawe. Uku gufuha niko kwatumye Imana itanga Kristo, rwari urukundo rukomeye. Imana itanga Kristo kugira ngo ikwiharire by'iteka. Niyo mpamvu iyo igufashe itakurekura. Uko niko gufuha kw'Imana. Gufuha kw'Imana ni urukundo rurenze urw'abana b'abantu. It is the love that surpasses the understanding of men. Glory Hallelujah. Gufuha kw'Imana niko gutuma uyu munsi gufashe ukuboko kandi itazakurekura. Yaraguhaye agakiza k'iteka byatewe no gufuha kwayo. Ntikeneye kumva ko mwagabanye, ngo yakugabanye na Satani, ngo uyu munsi wabaye wa Satani, ngo ejo wabaye uw'Imana. Oya, gufuha kwayo kwatumye ikora plani yo kugira ngo ikwiharire. Sozine haleluya. Engeni ya nosika. So gufuha kw'Imana rero ntabwo ari kubi. Ni Imana ifuha, umuhanuzi akabivuga yarakaye. Ni Imana ifuha. Ni Imana ivuga ko ari wowe ufite ikibazo cy'uburakari. Ureke kubishyiramo gufuha kw'Imana. Imana yafushe, yarakaye, yapfuretse, gufuha kw'Imana zazi ni ururimi rwa Bibiliya rugaragaza urukundo rw'Imana rurenze uko umuntu yatekereza. Uko gufuha niko Imana ikoresha irinda umubano wayo nanjye. Niko Imana ikoresha irinda umubano wayo nawe. So Imana ntishobora kwemera kugusangira n'ibigirwamana. Abagabo mwige gufuha nk'uko Imana ifuha. Nta gufuha ureba muri telefone y'umugore kugira ngo urebe ngo niba hari abamwandikiye cyangwa telefone ya fiyanse. Ufuha ukora byose ku buryo ntawe uzakora ibikurenze, uzamwiharira. Ufuha ukora ukunda cyane, umukunda cyane ku buryo nta rundi rukundo rwamurutira urwawe. Uko niko gufuha kw'Imana, niko gufuha kwiza. Glory to God. Now harimo irindi jambo hariya uretse gufuha, harimo irindi jambo akimara kuvuga ku gufuha ahise avuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Nagira ngo mwumve neza, bitewe nuko tubonye uku gufuha ko ari urukundo,
ntabwo ari ugufuha k'umujinya. Agahita hakurikiraho ijambo ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Ngo hano tubonyemo timu y'abantu banga Imana, kandi yo yavuze ku rukundo rwayo ikunda umuntu ku buryo imubwira ngo rwose ntukabyikubita imbere, ntukaramye ibigirwamana kuko ndagukunda bihebuje. Hanyuma igahita izanamo iby'umujinya uburyo ngo ikora revenge. Murumva mwebwe bimakinga sense? Murumva bimakinga sense? Bivuga ngo iri jambo mpora abana gukiranirwa kwa base ugomba kumenya origine yaryo bitewe na context ririmo. Ntabwo rishobora kuba riri kuvuga revenge. Tugere ku busobanuro bwaryo, ijambo ry'igiheburayo ryakoreshejwe, iri jambo mpora abana gukiranirwa kwa base, ijambo ryakoreshejwe ahangaha mu giheburayo ni ijambo pakwad. Pakwad, P-A-Q-A-D, pakwad means to take care. Kubera ko mbakunda, kubera ko mbafuhira, I take care. I take care. What do I take care? Ni umuryango w'abanyanga, ni famiye y'abanyanga, ni timu y'abantu banyanga, ariko abana babo I take care of the sin of their fathers from their children. I take care. Nita ku byaha. Mu yandi magambo, to take care, iyo ubwiye umuntu ngo ngusigiye inzu yanjye uyiteho, uba ushatse kuvuga iki? Uba ushatse kuvuga ngo niba hari bitameze neza bitunganye. So nita ku byaha by'ababyeyi ku bw'abana babo. I take care of the sin of the fathers because of their children. So ahangaha ari kuvuga aya magambo tumenya icyo yavugaga neza iyo dusomye umurongo ukurikiraho. My God, tubona ko impamvu nyamukuru yavuze aya magambo ntabwo yari revenge, ahubwo yashaka kugaragaza urukundo rwayo, the mercy. Yashaka gukonfirima urukundo rwayo. Umva kuntu yavuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Mu yandi magambo, ntabwo mpora abana ibyaha bya base. Iyi mpora ntabwo ari I revenge, I take care. Sinzi niba hari umuntu uri kunyumva. Iyi mpora ntabwo ari uguhora kwawe ngo umuntu yakugiriye nabi ngo nzihorera sha, ngo nzihorera ngo niyo bizaba imyaka 10 ngo nzihorera. Mu Cyongereza avuze ngo iki? Sinzi niba baduhaye uwo murongo mu Cyongereza. Haravuga ngo I visit. I visit. Sinzi niba iyo version baduhaye. Confirm zana ndore niba wampaye uwo murongo turebe. Have you given the scripture? Rwanda n'Icyongereza. Okay. Now, okay, I see. Aha. Now, rakuntu Icyongereza kivuze ngo for I the Lord thy God I am jealous God. Handi twavuze jealous, visiting the iniquity. How can you say, abantu bazi Icyongereza, visiting ni revenging? Ntago muzi gutandukanya visiting na revenging. Icyongereza kirashaka kubivanayo neza. Mu Cyongereza babonye ijambo bashaka gukoresha. Iri jambo visit mu Cyongereza ryagiye rikoreshwa ahantu Imana yagiye irengera abantu. Tufata urugero, abantu bazi ijambo Imana yakoresheje kuri Rasheli, umugore wa Yakobo. Havuze ngo iki? Sinzi niba ari nshakira vuba. Igihe yabyaraga Yosefu, aravuga ngo nuko Imana, God visited Rachel and he gave birth
to Joseph. He visited. So iyo bavuze visiting y'Imana ntabwo bavuga ari visiting ya destruction, ni visiting yo kwibuka, to take care, to to take care. God took care of Rachel. He took care of Rachel, and Rachel got a son. So mu Cyongereza bavuze ngo visiting the iniquity, bavuze ngo taking care of iniquity. Ni umuryango, ni ubuvivi bw'abanyanga, ariko igihe cyose abana babo bavutse, I make sure yuko I take care. Twaye umurongo ravuze ngo Imana yibuka Rachel, iramwumvira iziburinda ye. God remembered. There is a version say God visited. Ze kudebera muri KJV urebe uko havuga. Ari version ivuga gutyo, God visited Rachel. Imana isura Rachel. Now reka dukomeze. Iyo avuze ngo visiting the iniquity, that means he took care of iniquity of the fathers because of their children. Orimpe araduhaye Itangiriro 21, Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. The Lord visited Sarah as he said, and the Lord did unto Sarah as he has spoken. Wow. Glory to God, glory to God. Now, thank you for all those scriptures you are sharing. Now, let's continue. So, impora ntabwo ari guhora nko guhorera by'ikinyarwanda, revenging. Mu Cyongereza tubonye ko ari visiting, kandi visiting y'Imana tubonye aho yagiye ikoreshwa ko kwari kuza gutabara, kurengera. So Imana ngo taking a care of the sins, iniquity of the fathers because of the children, ikageza ku buvivi. Hanyuma navuze ko turi bisobanukirwe dusomye umurongo wa 10 aho bavuga ngo nkababarira. You see, nkababarira. So the issue is mercy. The issue there is not revenge. The issue is mercy. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo ibihe ibihumbi. Urabona imbabazi zayo zo zirakomeza kubuzukuruza ibihe ibihumbi n'ibihumbi. So Imana ari ishaka kugaragaza imbabazi zayo, ntabwo ari revenge. So misunderstanding zose tubona mu byanditswe zituruka muri misinterpretation y'amagambo amwe namwe abantu basobanura nabi, bigatuma abantu batangira kubonera Imana mu mpande zitandukanye. Glory to God. So dukomeze kuri topic yacu uyu munsi n'ubundi. Aho narinsubiye inyuma kubereka impamvu ya misunderstanding. Niyo mirongo imwe nimwe abantu bagenda bibeshyaho, bagahita bavuga ngo hariya uyu murongo muri Deuteronomy niwo uvamo generational curses, ngo ibyo baso bakoze niho Yeremiya yasomye. Sinzi uwanditse mbere byo byose, ariko ni Mose wabanje. Yeremiya agiye gusoma igitabo cya Mose aho ngaho arareba, arangije nawe ahita yandika mu maganya ngo ba data bakoze ibyaha ngo none ntibakiriho, ngo none ngo nitwebwe turi guhangayika. Yeremiya arabyandika kubera yasomye aya magambo, ayasoma nabi. Now tugomba gusobanukirwa rero, iyo turebye mu byanditswe byera icyo twita mystery, dushobora kwibesha umutima w'Imana, kuko abagiye bayivugaho babivuga kandi cyangwa se bavuga ku Mana bagendeye bitewe na capacity yabo yo kureba uko babona ibintu mu gihe cyabo. Ariko tubona Imana ubwayo, niyo mpamvu ikomeye Imana ubwayo yiyiziye ikaza kwisobanura, ikaza kwivuga, ikaza kwiyerekana
muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyawo cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri aravuga ngo kera Imana yavuganiye na basokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. So mu bihe byinshi ngo ni ibihe bitandukanye, ibinyejana bitandukanye, hanyuma mu buryo bwinshi. So ngo bagiye bayimenya mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu bagiye bayita amazina agiye atandukanye kuko bayibonye mu buryo butandukanye. Bagiye bayita amazina atandukanye, Jehova Shalom, Jehova Shama, Jehova Nisi, Jehova bagiye bayivugaho bitandukanye kuko yagiye bigaragariza mu buryo bwinshi. Ariko hakaza noneho closing point ku murongo wa kabiri havuga ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu mwana wayo one way. Ntabwo ubu ngubu Imana itwereka mu buryo butandukanye, yatwiyeretse mu buryo bumwe. Mu gihe cyacu Imana yigaragaje mu buryo bumwe mu mwana wayo. Yavuze ngo yavuganiye natwe mu mwana wayo. Bibiliya ngaho igaragaza ko ari Imana yavuze binyuze mu mwana wayo, ariko mu by'ukuri umwana wayo ni Imana ubwayo yarimo yivugira. So Imana yaraje irivugira. Abakera yavugiye mu bahanuzi nkuko nyankunda kubibabwira, iyo umuhanuzi ahanura akoresheje kapasite ye. Imana nayo ivugana natwe muri Kristo Yesu yakoresheje kapasite y'ubumana kwisobanura neza. So rero ikibazo ni kimwe, ese urajyana ibyo umuntu yavuze, iby'Imana yavuze binyuze mu muntu agakoresha kapasite ye kubyexpressinga, cyangwa uratwara iby'Imana yivugiye ubwayo mu bumana bwayo? So tubona raporo ya Yohana atanga raporo ihamya ko nta wigeze kubona Imana. Mu yandi magambo, abayivuze bose bayivuze batarayibona, nta wigeze ayibona. Yohana 1:18 uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Mu yandi magambo, Kristo wenyine niwe wamenyekanishije Imana uko ikwiye kumenywa. Tubona ko muri Kristo Yesu gusa niho tumenyera umutima w'Imana, niho tumenyera Imana neza. Nta handi aho ariho hose hari ishusho, hari imiterere y'Imana hatari muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Yesu amaze kuza, ntabwo wamwumva yita Imana Jehova, ntiwamwumva yita Imana, ntiwakumva yita Imana Jehova Shalom, ntiwakumva yita Imana Jehova Rafa, ntabwo wakumva yita Imana El Shaddai. Ahubwo we yadusobanuriye Imana mu buryo bumwe, ayita Data. So Kristo niwe wa presence Imana nka Data. Yani magambo Data kubera iki? Kubera ko Data is a provider, a source. God is a source. Bagiye bayivuga mu bintu bigiye bitandukanye, ariko we agaragaza Imana nk'Imana ya the source of everything, the Pata. Glory to God. It is now very simple to us to know God. Uyu munsi umuntu avuze ngo ntabwo nzi Imana, abavuze ngo ntabwo nzi Yesu, kuko biratworoheye cyane mu gihe cyacu ko tumenya Imana tukayimenyera muri Kristo Yesu. Hanze ye nta yindi Imana ihari. Filipo yigeze kubigerageza ngabwira Yesu ngo hora utubwira ngo Data Data Data. Aramuga ngo twereke Data biraba bihagije, ntabwo tuzongera kuruha
utubwira data buri munsi mutwereke biraba bihagije. Yesu aramubwira ngo Filipo, nagendanye namwe iki gihe cyose none ntabwo mwamenya. Aramubwira ngo umbonye ababonye data. So Kristo niwe data, niwe wagaragaje data. Icyo Kristo yakoze nicyo data akora, icyo atakoze ntabwo data gikora. It is as simple as that. None se mushumba ko nsubira inyuma nkasoma nkaboko mbona hano hari ahantu bagaragaza yuko ngo umujinya w'Imana ngo wamububukiyeho ngo iramwica, ngo none ngo ko hano ngo bavuga yuko ngo iki slow down. Yes, aravuze ngo umbonye ababonye data. Umbonye ababonye data. None se hano mu gutera kwa kabiri slow down. Yesu yavuze ngo umbonye ababonye data. Iyo karakteri wabonye mu gutera kwa kabiri, iyo karakteri wabonye mu bami, uje hano kuri Yesu wayibonye? Ntayo nabonye. Ko wabonye hariya mu bami ngo umuriro wavuye mu ijuru ugatwika abantu bagashya, ugiye kuri Kristo wabibonye? Ntabyo nabonye. Rero fata ibya Kristo ibindi ujugunye hasi. Yesu amaze kuza niwe watweretse kamere yuzuye y'Imana. Agaragaza neza ko pati yo kwica no kurimbura no kugira gute atari iy'Imana na gato. Yohana 10:10 yaravuze ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. So Yesu arimo arababwira ngo nyamuneka ibintu bijyanye no kwiba no kwica no kurimbura ntabwo ari ibyanjye, ntabwo biri kuri side yanjye, ntabwo ndiringa nabyo. Jewe iyo umuntu ambonye aba agiye kubona ubugingo, aba agiye kubona ubuzima kandi bwinshi, life in abundance. Yongera ku murongo wa 11 aravuga ngo nijye mwungeri mwiza. Salidobra, nijye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Ibintu muvuga byo kwica ntabwo rwose bishoboka yuko intama umwungeri yica intama. Umwungeri mwiza ntajya yica intama, ahubwo iyo bibaye ngombwa arazipfira, kandi yarabiprovinze abikora. He proved it by dying for us. Ntabwo umwungeri yica intama, ahubwo arazipfira. Yesu yigeze kugera muri situation aho Eliya yamanuye umuriro na Yesu yayigezemo, hanyuma ngo yari kumwe n'abigishwa be barimo bajya mu kirorero ahantu runaka, bagiye gukorerayo gahunda zijyanye n'amaprograme yabo, barimo bategurirayo gahunda zigiye zitandukanye zivuga butumwa. Hanyuma ngo bageze kuri gate basanga abarinzi babiri barinze icyo kirorero. Kera hari ukuntu ikirorero cyagiraga gate yacyo yinjirayo, akaba hari abantu barinze. Muri Luka 9:54 niho iyo story iri. Dusome duhere kuri 54 kugeza kuri 56. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, databuja urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? Abari bamaze kugera ku kirorero ku muryango wacyo, abarinzi bavuze ngo ntago munyura hano. Ababigishwa batangazwa nuko aba bantu bari kubabuza kwinjira, batabonye ko bari kumwe na Yesu umwami w'abami, batabonye ko bari kumwe na Yesu wagendeye hejuru y'amazi,
batabonye ko bari kumwe na Yesu utegeka abadayimoni bakagenda. Barangije baramubwira bati databuja urashaka ko dutegeka kubera ko wowe ibyo twakubonyeho ni ibintu byo gukiza indwara, ni ibintu byo kugirira neza abantu, ni ibintu byo ntago turi bugusabe ibyo twakubonyeho, ahubwo twasomye ibyanditswe tubonamo umugabo wari ufite ifuhe ry'Imana. Umuntu wari ufite ifuhe ry'Imana. Tubonamo umugabo wari ufite ifuhe ry'Imana witwa Eliya. Abasirikare baje kumufata, arababwira ngo if I am a man of God, if I am a man of God. Mujya mwumva ayo magambo, if I am a man of God, if I be a man of God, if I be a prophet. That is iyo ni imvugo ya Eliya. If I be a man of God, umuriro nuve mu ijuru batwike. Ngo uwo mwanya umuriro uraza urabatwika, ariko se mu ijuru wowe ya Bibiliya ivuze mu ijuru wumva mu ijuru ku Mana? Wowe ya Bibiliya ivuze mu ijuru ahantu hose hari mu ijuru wumva mu ijuru aho Imana ituye? Urumva rero ko aricyo kibazo nawe ufite. Niba iyo bavuze mu ijuru wita wumva ko ari mu ijuru ku Mana. Baramubwira bati uyu mugabo witwa Eliya ko twumva dufite amavuta yera, turumva amavuta yazamutse, akagasuzuguro ntago turi bukemere, tubwire tubikore, nutegeka turetse tubatwika nk'uko Eliya yabatwitse, twinjire dukore ibyo tugomba gukora. Bagusuzugura bate? Barakuzi wowe? Twebwe dufite izo mbaraga, tubwire gusa. 5:5. Ariko arahindukira arabacyaha. Agize gute? Arahindukira arabacyaha. Abari bameze nk'abashaka kumurwanirira nibarimo gucyaha. Abari bameze nk'abazi ibyanditswe arimo arabacyaha. Abarimo gukotinga Elijah the man of God arimo arabacyaha. Arabacyaha ati ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo. Ahita arababwira ati kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Ntabwo jyewe gahunda zo gutwika abantu nzibamo. Yararimo atanga message ngo wa muriro burya mwabonye wokeje abagabo 50. Eliya yavuze ngo nuve mu ijuru ko burya ntago wavuye iwanjye, kuko wavuye iwanjye ku musozi w'i Karumeli ntabwo wigeze wica n'umuntu n'umwe. Biratangaje kuba abagabo 50 b'abasirikare Eliya yokeje bari abasirikare ba government badafite icyaha, bari batumwe gusa bakumvira order. Hanyuma baba bari ku musozi Karumeli ari kumwe n'abahanuzi 450, abahanuzi n'ibinyoma, abahanuzi ba Bayali, abantu batamwemera. Hanyuma umuriro umanutse aho kugira ngo uhere kuba ari abahanuzi b'ibinyoma batamwemera, batemera n'Imana, ngo waraje utwika igitambo gusa, unywa n'amazi yo ku gitambo, abahanuzi baguma aho ngaho ari bazima. Ariko kubera kakajinya ka Eliya n'ubundi yarasanganywe, aravuga ati uyu muriro uwa mbere ko watwitse abasirikare, uyu nguyu uko nakumbona udatwitse n'umuhanuzi w'ikinyoma n'umwe. Aravuga ati aha, ubwo utabatwitse rero reka giye mbikorereho. Mana, ubwo wowe utagize icyo ukora, jewe reka mbikorereho, ntago bamvana ahangaha. Abafatanya n'ubwoba bw'uko bari babonye igitangaza, ngahita akuraho inkota, bose bakata imitwe. Eliya yorora modo. Umuriro wavuye ku Mana wokeje igitambo gusa, ni wotsa n'umuhanuzi wa Bayali n'umwe. Nubwo hariho bahakanyaga Imana, batayikunda, bahakanye Eliya, bakora ibintu biraho ngo, ariko ntabwo umuriro wavuye ku Mana wabakozeho na gato. So ugomba gutandukanya imiriro yo ko ari ibiri. Ngo amaze kubacyaha ngo bajya mu kindi kirorero, mu yandi magambo bakomereje gahunda zabo ahandi.
ntago bakomereje gahunda muri icyo kirorero, mu yandi magambo basubiye inyuma. Babagaridiye bamwe barinda barabangiye rwose basubira inyuma na Yesu arimo. Abantu naje kubakiza, ntabwo naje kubarimbura. Uwo ni Yesu arimo kugaragaza umutima w'Imana. So idini rigaragaza Imana nk'Imana yica kubera ibyaha. Imana yica kuko abantu bakoze ibyaha. Imana irimbura kuko abantu bakoze ibyaha. Ariko reka turebe mu itangiriro. Umuntu amaze gukora icyaha, Imana yaramwishe. Itangiriro 3:8. Aravuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka, Imana igendagenda muri yango mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. So bamaze gukora icyaha bagiye kwihisha. Umuntu yahunze Imana. Icyaha kimaze kwinjira mu isi ku muntu, umuntu yahunze Imana. Ntabwo ari Imana yahunze umuntu, ahubwo ni umuntu wahunze Imana. Murongo wa 9, Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti, where are you? Uri he? Adamu, uri he? Adamu, where are you? Uyu muntu Imana iri gushaka yakoze icyaha. Umuntu amaze gukora icyaha ntabwo Imana yamwishe, ahubwo yaramushatse. Umuntu amaze gucumura ntabwo Imana yamwishe, ahubwo yaramushatse. Adamu, where are you? That is the heart of God. Ntabwo iyo umuntu akoze icyaha Imana imwica, ahubwo ikomeza kumushaka. Nari nzimiye nk'intama, Yesu aradushakashaka, atubonya twinjiza ubwo mu rugo rwe. Ameniona, 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 ameniona. Yaradushatse kandi yaratubonye. Amen, amen. So rekodi ya mbere yo kwica muri Bibiliya tubona ari Imana yica cyangwa ari umuntu wica? Rekodi ya mbere y'ubwicanyi yari kodinzwe mu ijambo ry'Imana. Ni Imana yicaga cyangwa n'umuntu wicaga? Reka dusome Itangiriro 4:16. Reka duhere ku murongo waho wa 8. Murongo wa 8 wa 9. Itangiriro 4:8-9 aravuga ngo Kayini abwira Abeli murumuna we, abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Iyi niyo murder, killing yari kodinzwe bwa mbere mu ijambo ry'Imana. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. So kwica ntabwo ari vocabulary yazanywe n'Imana, ni vocabulary yazanywe n'abantu baranayitangiza. Urupfu rwavuzweho mbere y'uru nguru. Imana yabwiye Adamu ngo nurya ku giti no gupfa uzapfa. Ntabwo rwari urupfu rw'umubiri, niyo mpamvu yakiriyeho ntapfe, ariko agapfa bitewe no gupfa Imana yavugaga uko ariko uko kwica kwatangijwe n'umuntu. Let alone mu byanditswe naho tubona yuko Satani niwe wari umufatanyabikorwa. Bireva ngo Kayini yari uw'umubi, ngo kandi Satani ngo uhereye mbere na mbere niwe ukora ibyaha. So Satani na Kayini niwe bakoze umugambi wo kwica, kuko Satani niwe murimbuzi, niwe mwicanyi. So yari arimo yica, ariko yicira muri Kayini mu muntu.
Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari he? Ndagira ngo munyumvire ahangaha. Kayini amaze kwica murumuna we, ariko Imana irimo irabaza Kayini ngo murumuna wawe ari he? Imana irimo iravugana n'umwicanyi. Imana irimo iravugana n'umwicanyi. Ntabwo yaje ngitiza yarakahita imukubita urushyi, ngo abanze afeintingemo iminota nk'itanu ngo nabyuka imubaza ngo nibiki wakoze. Imana irimo iravugana n'umwicanyi imuvugisha kugira ngo ahari ataza no kurakara. Kayini, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati ndabizi se. Umva umuntu, ndi umurinzi wa murumuna wanjye, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Na nyuma yo kuvuga ayo magambo Imana ntiyamwica. Njya mva abandi bajya barahira ngo nukuri ngo nimba mbeshya ngo Imana inyice nonaha, uwo muntu arakubeshya. Urumva iryo jambo avuze ryonyine yagaragaza yuko abeshya, kuko Imana arabizi ko itamwica. Ngo niba nkubeshya ngo nona ngo ncike ijosi ntaryo. Kayini yabwiye Imana ngo ndi umurinzi wa murumuna wanjye, se bavugana gutya amaso ku maso ntiyamwica. Barandajya kuri TV ngo niba Yesu ahari, ngo niba Yesu ariho, ngo nonaha ngo muri iki cyumweru ngo anyice. Ngo muri iki cyumweru ngo anyice. Icyumweru kikarangira adapfuye agahita yemeza ngo ubwo rero ngo ntawe uhaba. That is stupidity, foolishness. Dawidi yaravuze ngo umupfapfa aravuga ngo nta Mana ibaho. Nawe murokore kubera ko ngufite ishyaka ry'Imana ngitangira gusenga ngo Mana we ngo wigaragaze ngo maze ngo muri gasore ngo mukureho ijosi ngo abone yuko uri Imana, nizamwica. Iryo shyaka ufite nawe ntago riva mu bwenge, ntago uzi Imana uko imeze. ngo wigaragaze ngo ugaragaze icyubahiro cyawe, ngo nuko zisoni ngo abakwizera. Ibyo urimo kuvuga aho ngaho ngo nuko zisoni abakwizera, urimo uraprovoka Imana ngo ijye kwica umuntu kugira ngo yemeze abanyamahanga yuko ari Imana ngo ihari. Reka ngo none se nko byabaye ngo kwa Herode ngo ikamukubita ngo urushinga agahita ngo abinyo. No. That was a figure of speech. Tuzabivugaho nabyo ubutaha. My God. 16 kuri icyo gice, 16 icyo gice cya kane haravuga ngo nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka. Urumva nyuma bakomeje kuganira, Imana yamubwira ati wakoze ikintu kibi cyane. Kubw'icyo wakoze ntago ari jyewe ukuvumye, kubw'icyo wakoze umuvumo uzakubaho, ubutaka buzakwanga. Wewe avuga ibintu byinshi. Kayini aratangira ngo igihano mpaye ni kinini cyane. Ibaze yisha umuntu ariko umva ibintu ari kuvuga ngo ibintu mpaniye ni byinshi cyane, ngo uzambona wese azanyica. Ati ibyo ntago nigize mbivuga, ariko ibyo kukwica, ibyo kuvuga ngo uzakubona wese azakwica ntago nigize mbivugamo, ni wowe ubyivugiye. Ngo kugeza aho Imana yageze aho ibazira negosiya na Kayini, ngo imugeza ku rwego rw'uko ngo yamuhishe, yamwemereye ko atazapfa, ntawe uzanamukoraho. Uterebeye urukundo rw'Imana muri ayo magambo, ngo nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi, mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kayini yavuye mu maso y'Uwiteka adapfuye. Yavuyemo aragenda aranatura rwose, asize ikibanza arubaka biremera, atura iburasirazuba bwa Edeni. 17 kandi Kayini atwika umugore w'inda abyara Enoki. Kayini n'umuvumo wose no kwanga kwihana kose ntabwo yabaye ingumba, yaranabyaye. Yubaka n'umudugudu. Yubaka n'umudugudu
awitirira umwana we Enoki. Yubatse umudugudu wose awitwa Henoki City. Henoki City, umugabo uvumwe, umugabo w'umunyabyaha, umugabo wabonye chance yo kuvugana n'Imana inshuro zirenga 2 ntiyihane. Ubwa mbere yaraje aramubwira ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, biranga yica muri umunawe. Iragaruka baravugana, aramubwira turavumwe, arabati nta kibazo jewe ibyo umbwira byo kuvumwa ntago bindeba. Aragenda yubaka n'umugi. Ibyo rero birakaza abarokore ngo kuki nguriya ngatera imbere, ngo kandi acuruza urumogi, ngo kuki uriya ngatera imbere, ngo kandi ngafite business ngo teme n'amategeko, ngo kuki uriya ngari mubi ngakaba twara imodoka ngafite Range Rover, bizakurya mpaka. Kubera yuko na Kayini yubatse umugi kandi afite umuvumo. Iyo tuvuze umuvumo muri Afrika honyine niho twumva ko ari kuba umukene. Ariko kuba umukene si ubuvumo, kutagira amafaranga si umuvumo. Ntago ari cyo Bibiliya yita umuvumo. Ibyo biri muri Afrika honyine. Iyo udafite amafaranga bavuga ngo ufite umuvumo. Ariko Kayini yari afite icyo twakita the mother of curse. Yubaka umugi, aranabyara. So uyu munsi ndagira ngo ngarukiriza ahangaha, ariko nshaka kubereka umutima w'Imana. Imana ntabwo imeze nkatwe. Imana ntabwo ari umuntu. Ntabwo Imana ari Imana utwara uko wishakiye ngo uyite uko ushatse. Tugomba kwimenyera muri Kristo Yesu. Ni Imana yuzuye urukundo, ni Imana yuzuye ubuntu, ni Imana yayigaragarije mu mwana wayo, kandi mu mwana wayo gusa niho tumenyera umutima wayo. Tuzakomeza ejo. Mwarahezagiye. Mana turagushimye kuri mwiza, mutima wawe turawukunda. Lelo sisa ni wandoninga mavara dolasia niwe twari babikushoko twabitekerezaga, ariko waduhinduye beza, uduhindurana bazima na Kristo. Uyu munsi turi mu Mana, uyu munsi turi mu bugingo kubw'urukundo rwawe. Habwa icyubahiro. Turasenze n'abatarakumenya, abatarasobanukirwa uyu mutima, ukunda abantu babimenye, babisobanukirwe, maze baze kuri Kristo, babone uko bakugeramo, kuko uri Imana nzima. Habwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ritambutse. Apostle Naaman, Imana iguha umugisha. Twese dushyireho microphone dusabire umugisha Apostle Naaman. You are blessed, man of God. You are blessed, Papa. You are blessed. Imana iguha umugisha kandi umugisha cyane.